Yesu ashimwe cyane, ndakwakiriye kandi ndagusuhuje. Ni wa mwanya wacu Youth Time Revival. Urubyiruko ni igihe cy'ububyutse, amasoko y'ububyutse mu rubyiruko, urugendo rw'ububyutse, gutekereza ku bubyutse, kwibwira iby'Imana ishaka ko tumenya kugira ngo twinjire mu muriro w'ububyutse. Nibyo dukomeje kuganira, nibyo dukomeje kuvugaho umunsi ku munsi, kugeza igihe umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana ziraza kuza kwinjira mu mitima yacu, zigahindura ibyanze guhinduka, kandi twasanze niziza tuzashobozwa guhamya Imana. Uyu munsi dukomeje kuganira no ku mwuka wera. Umwuka wera turi kumuvuga ku kwezi twaguhariye kuvuga ku mwuka wera, kugeza igihe imitima yacu, kugeza igihe amaso yacu, ubuzima bwacu buzahindurwa no kumva no gusobanukirwa no kumenya uwo mwuka wera. Umwuka wera araryoshye, akomeje kuturyohera, kandi Imana ishimwe yamuduhaye. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 14 umurongo wa 26. Hari amagambo avuze ngo, ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose, mbasigiye amahoro yanjye. Turebe umurongo wo hejuru gatoya, haravuga ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire, Imana ishimwe, kandi Imana ishimwe ikomeje kuvugana natwe ibintu bikomeye ku mwuka wera. Uyu munsi tugiye kuvuga ijambo rikomeye kandi rigomba kumvwa, tukarimenya, tukarihishurirwa mu buzima Yesu yarishizemo. Ijambo rivuga ngo umwuka wera ni umwarimu mwiza umfasha kwibuka iby'Imana yavuze. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera ni reminder, umwuka wera amfasha kwibuka, umwuka wera anyigisha ibyo Kristo yavuze ngewe nahari. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, bimwe mu bintu byinshi kandi byinshi umwuka wera adufasha, aratwigisha, kandi icya kabiri adufasha kwibuka iby'Imana yahamije. Yesu ashimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo umufasha ari we mwuka wera, ngo uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Ijambo rya mbere, umwuka wera ni teacher, kandi abibutsa ibyo nababwiye byose. Ijambo rya kabiri ni reminder, aratwibutsa. Ndashaka kukubwira iki uyu munsi? Ugumane aka kantu konyine. Imana iri kuduhamagara ngo twicare ku birenge by'umwuka wera twigisha. Yesu ashimwe cyane. Imana iri guhamagara abambasaderi, iri guhamagara urubyiruko, ihamagariye gusuka mu mwuka w'ububyutse. Ujya uvuga ngo abigisha b'iyi minsi, ugakritika kuri bo, ugakritika ku nyigisho z'iki gihe, ugakritika ku maversion y'amabibiriya menshi ari kugenda bakora, ugakritika ku bintu biri kuri social media. Ariko umenye iki kintu kuko kirakomeye, kandi ni ngombwa ko tukimenya. Umwuka wera, bimwe mu bintu akora n'umwemerera mu buzima bwawe, ni teacher, ni umwarimu. Arahari kugira ngo akwigishe. Mwene data, nimba wabuze umuntu wakwigisha ibintu ushaka kumenya, mbabarira nkubwire, bimwe mu bintu umwuka wera yaje gukora, yaje kutwigisha. Ni ngombwa cyane ko tumenya umwuka wera, ni ngombwa cyane ko twumva ukuntu abana arakorana natwe, kugira ngo tumenye ukuntu tugiye kwinjira mu gihe cy'ububyutse, kandi ntitubashe guta umurongo w'Imana, tukaguma mu ruzitiro rw'umuriro w'Imana. Ububyutse kenshi iyo buje, abantu batarateguwe n'Imana, bigishwe n'Imana, bashishurirwe kumenya Imana, bajya bayoba, bajya bakora ibintu biri hanze y'ubwami bw'Imana, y'ubushake bw'Imana. Ariko reka nkubwire, kure uzagera muri Kristo, kure uzagera mu buzima, ndashaka kukubwira ngo menya ko umwuka wera ni mwarimu. Yesu ashimwe cyane. Kandi ijambo rya kabiri rikomeye, ngo umwuka wera ni reminder, aratwibutsa. Urabona, urafata telefone ugashyiramo isaha ushaka kuza ko ikwibukiriza gahunda runaka. Umwuka wera afite gukora umurimo umeze kuriya. Iyo wibagiwe, urabwira umwuka wera uze kunyibutsa. Reka nkubwire, ukeneye kuba inshuti n'umwuka wera ku rwego mugendana akakwibutsa. Ngo hari ibintu nibagirwa, hari ibintu ntamenya, umwuka wera yiteguye kugutwaza bagage yose uko ingana azayigutwaza, ariko ubashe gusohoza ubushake bw'Imana amahoro. Yesu ashimwe cyane. Nta mpamvu nimwe ufite yo kunanira Imana, kwigira n'ibiki ku Mana. Ibyo byose umwuka wera Imana yaramuteguye kugira bigufashe. Mwene data, umwuka wera araryoshye. Kambabwire, Imana idufashe abizera twumve umumaro w'umwuka wera, twumve ibyo umwuka wera adufasha, twumve ibyo umwuka wera yiteguye kudushoreramo no kudukomerezamo. Reka nkubwire mwene data, umwuka wera akeneye kukwigisha ibyo utari kumva, ibyo utari kumenya.
na bya bindi byose twavuze mu minsi yashize bisobanura bivuga ku mwuka wera nk'uko Imana yabiduhaye. Hamwe n'ibi ngibi kandi nizeye nashidikanya ko impamvu Imana iri kudupfunyikira irakomeye kandi ni iy'agaciro cyane. Dukomeje kuvuga ku mwuka wera. Umwuka wera adahari ububyutse ntabwo bwemera. Niyo mpamvu Imana ishaka ngo tumenye, duhishurirwe, ducukumbure kurushaho uko twarushaho kugenda tumenya imikorere y'umwuka wera, kuko yiteguye kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, akatwigisha, akatwibutsa. Habwa umugisha rero, Imana igukomeze kandi ukomeze kuba umwigishwa mwiza wicaye ku birenge by'Imana, maze umwuka wera arakomeza kukwigisha ibyo wibagiwe warakwibutsa. Impamvu ndi umuswa, umutwe wanjye utinda gufata, burya ucunge neza impamvu Bibiliya itajya yinjira muri wowe ngo ugumane imirongo. Ntabwo ari ikibazo cy'uko uri umuswa, kuko uwo ni umurimo w'umwuka wera. Ahubwo umenye neza ni iyihe mpamvu, ko umwuka wera arashinzwe kunyibutsa kuki hari ibintu ndi gutakaza. Wongere umubazi, arakwigisha kubwira impamvu. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera yiteguye gutanga igisubizo cy'ikibazo cyose wibaza kiguteye urujijo ku Mana, kiguteye urujijo ku bushake bw'Imana. Imana ikumere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera adufasha kwibuka ndetse aratwigisha byose dukeneye kumenya. Habwa umugisha, Imana igukomeze, ni mu izina rya Yesu rikomeye. Amen.